Reka mbasuhuze mbifuriza n'ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda. Ngewe ugiye kubagezaho nkaba ndi mu Kazarukundo Clarisse. Reka ntangire mbagezaho rero ibyaranze ikirere cy'uyu munsi. Turareba iteganyagihe ry'amasaha y'ijoro, iry'umunsi w'ejo, ndetse turaza gukomoza no ku minsi iri imbere ine ikurikira umunsi w'ejo. Uyu munsi mu kirere cy'u Rwanda haranzwe n'urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba. Ahenshi twavuga ko ari izuba ryari ryiganje, ariko masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'uburengerazuba mu bice by'amajyaruguru yaho mu turere twa Rubavu ndetse na Nyabihu, kandi mu bice by'amajyepfo yaho mu turere twa Nyamasheke na Rusizi haguye imvura nkeya imvikanagamo inkuba. Mu masaha ya nijoro nta mvura iteganyijwe mu bice byinshi by'igihugu cyacu, ariko ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye. Uyu muyaga ukaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ndetse na metero 6 ku isegonda. Mu masaha ya mu gitondo, ni ukuvuga kuva saa 12 za mu gitondo kugera saa 6 z'amanywa, hateganyijwe urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba nk'uko ino shusho irimo ibyerekana. Ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe muri ayo masaha byo kabiri hagati ya -9 ndetse na -16. Ahateganyijwe kugira igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi ugereranyije n'ahandi mu gihugu ni mu karere ka Nyabihu, aho akaba ari mu bice byo mu burengerazuba, ariko umujyi wa Kigali ukaba uteganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -16. Mu masaha yo ku gicamunsi n'ubundi nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu cyacu. Ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe mu masaha y'igicamunsi byo hagati ya -23 ndetse na 29. Ahateganyijwe gushyuha kurusha ahandi akaba ari mu bice byo mu burasirazuba mu karere kaho ka Nyagatare, hari igipimo cy'ubushyuhe cya -29, ariko umujyi wa Kigali uteganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -27. Reka dukomoze rero ku minsi ine ikurikira umunsi w'ejo kugera ku itariki ya 29. Muri iyo minsi rero uko ari ine mu kirere cy'u Rwanda dukomeje guteganya urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba ahenshi mu gihugu cyacu. Ku munsi w'ejo izuba riteganyijwe kurasa amasaha saa 11:58 za mu gitondo, rikarenga saa 12:06 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, mukomeze kugira ibihe byiza.